umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Ntabwo ushaka sa ngo utinyukinjira muri ofisi utarakomanza utabaje n'umuntu nimba nari. Ntabwo rumbaza urazi kwituruje wajya ngo urase ni muri toilette kuburyo upfa kwinjira uko ushatse. Ntabwo bumva ko umwanya mukuru wizi ube discipline bigeze kuri urwo rwego. C'est pas possible. None se gakire. Ahangaha ni muri hotel. Ushatse kuvuga ikizija. Iki ni icyumba cyo kuryamaniramo. Hari masana musanza mwe busanga. Hari musanza mwe busara. Kuguza kwituruje wigera ngaho uhorera. Waje ugakomanga mu nawo karibu. Umva ibintu byose mwavugaga nabyumvaga. Ikindi kandi ngiye kwinjira ibyo marimo byose nabyumvaga. Hashobora iki se kumviriza ibyanjye wowe shiti cy'ubuzima bwanjye. Mbambwirira sa. Twumvikane. Nimba dujwe n'akazanga. Ntabwo biri ubuzima bwanjye bwite ugomba kugivangamo. Ariko ugomba kumenya ko ibintu mukora bitera umwaka company yacu. Ariko ni gute mushobora kuryamanira gusambanira muri biro? Ntabwo uri kuvuga bikwiriye. Cyo gusambana abanyene gusambana ngaho. Nimba barimo barasuzanya cyangwa se babazanya gahunda z'akazi kuntu zimeze nimba akazi kagera neza. Ntabwo uvuze ngo turi gusambana. No. Ukajivanga amatasi, please. Okay. Umwari oya wiri ndakwiyam ubutaka bwanjye bwafiki terape ariko se umva se ko bikise kujye umuntu nawe gusa ndikuma ngo yihamwe mubona ku mugore wowe uri umunyamanyanga cyane gutese ariko mumumagara cyonde mbaba nzo domagara abaturage bose mugabo wa fasha iki se wa iki se wowe mureke wantwara iki ntabwo nyamba ubutaka bwanjye imyaka umujyana iri nari hano ariko yazanaho ngaho gute Mena koherere dossier. Najya ngo umenye nimba wazisinyuze. Ntabwo ari gusa. Tari kwirabisi. Hari umuntu bisoma giye ugati. Banize ko ibintu byose baje kubikontorora. Kashajya muri uzasenyera. Numugira ajya muri ugira umuntu munini wowe. Uko n'uburyo yivangira mu buzima ushaka ucanga winje. Ndugu yawe umvura mubwira. Sibyo. Ndagira ngo mumenyeshe yuko ngomba gukura imigabane yanjye muri company hajya gushaka indi business nkora. Uko ngiye ntabwo nakomeza gukorana nawe ngiye ntabwo bibaho kabisa. Ndamubwira birasa sibyo ntukagira akazura gusa. Ubu tuvutanga tuvuga ngo usanze ari kumwe n'umukozi yatumukura umugabane muri company. Hari ugomba kwihangana bro sibyo ukamenya ko hari ibintu bibaho kandi mu buzima bwa buri munsi. Ngewe ibi bintu ndabirambiwe ako sereka mubaze gakire. Ubu umugabo ufite urugo ufite abana nk'ubwo gucina umugore wawe kweri ukaryamana n'abakozi bumva ibyo nta kintu bizakumara kubana birasa. Ibaze kabisa gufata umuntu n'umugabo nkawe winda ukicara muri biro ukavuga ngo ugiye kuryamana n'umukobwa ukoresha akazi ukirwa wirukanka mu mahoteli ufite umugore n'abana birasa. N'ubushize narabikubwiye. Ariko se umva ngubwira hano
ariko nabuze namwe muri abantu bose murabizi ko muri kuburana amahoro n'umwe muhona amahoro ibyo bintu mwigeze byo gushaka kwigira ingegera n'izina ry'Imana hano noneho haraza ubutabera ufatirana ngo muzahora muragigagera kwarisha itonde ariko ndeka ntabwo ndayiranza reka ibi bintu tubizanemo ubuyobozi ariko ubundi nja kuhagura haje abayobozi baraza mu ruhe rwego ariko nazimuye hehe zarahahotse oya yarahoze hamaze umwaka ariko mureke babwire umva mureke kandi wakanuka wa mugore mutazagira ngo turabimukira natwe dufite ijambo ndababwiraga nti nyamara wenda ko ndi no gusaza wenda bimwe sinanakibona ngwize imihate ngo ni nje waziteye bushasha gaheshe ko zahahoze izuba ryaragiye rirazumye imyete ntabwo ari mishyashya oya ajya kumuna nawe mazima nanahakurikira ugatwara ntabwo ujya kuza kubimba ibyinya bibi wahareka nanahakurikira ntabwo ujya kuza kubimba nta n'isoni utazantungira umuganga wowe se kuvuga ariko we abikoze wa mugabo ikirayo nkwereka sinzi impamvu utanyumva tuzakina indi mikino yose ariko tension my family ku muryango wanjye subutu ibijyanye n'umugore wanjye n'abana banjye ntukajye ubizana mu kazi sohokera mu biro genda vuba toka tinda kisohoka ndi mu kazi ndaje ndakuvugisha sawa birasaba niba nkubwiye gusohoka sohoka ubutumye ngira stress nk'ijyana please ntabwo nagenda nakubwiye ngavugisha kwivugishwa sishaka tujye kudukora duhangana sha ibi bintu byose uri gukora ugiye kumenya nimba ndi umugabo wo gufata ibyemezo cyangwa niba njye ndi umukozi wawe potere yambari baramiye umutisha wowe unanitisha mimi kachini nini kuna pesa ba mafaranga afite nako nganga huko umutini njya kujya huko nabwo ko nzakugura toka nje toka kabisa anda chinga sana umetoka sala wapi umwari akubwo nk'iyo unyuraho gutyo utanansuhuje uba ufite ikihe kibazo ntabwo wambonaga wiriwe mbega agasuzuguro umva ndashaka yo gufata ibintu byawe byose ukava ahangaha ukagenda ndakurambiwe urambangamira pe urambangamira ariko reka nkubaze iyo utinyuka ugasohora amagambo nk'ayo yanduye mu kanwa kawe waraje wowe nk'usanga hano uba witwaje iki ahubwo se uvuga agasuzuguro kangana gutyo ukiza uyu munsi cyangwa ukamaranya imyaka ndakubwiye ngo turaguhaza ahangaha urambangamira muramaza se weho nande mu mazi siga birasa siga musaza wanjye ugende usibye umushiha wawe ariko ubundi reka nkubwize ukuri umuntu aragenda akaba mubi nyuma n'imbere akaba mubi watubishije ukagenda se njya hese mva nkubwire rero nkubwize ukuri sibyo bidatinza havu uzamenya icyo ndi cyo muri iyi nzu agaciro mfite uzakamenya ngo iki
koko hirwa uragiye Kiri wambabariye kuko wambabariye ibyo bintu bya Monalisa bingeze ahangaha bingeze mu bwonko no kuri kwimana kandi reba kugira ngo ageze aka kanya atarataha si ubu bavuga ko ari hehe hirwa nk'uko nabikubwiye navuye ngo wihangayika oya ngiye ndagiye rwose ubundi si wasanga ari no mu kandi kazi wasanga yabonye akandi kazi ariko ka uye bibaho hano birahari oya Kiri oya ngiye Monalisa ni kenshi nagiye mubwira iti wavuye muri ibyo bintu byo basi banze unyumve sibyo oya reka banze mubwire ngiye nagiye mubwira kenshi ngo waretse ku kazi bira bintu byo gukora mu kabari akagenda karara ijoro urambwira ko ataraye ngiye ndakeka ari n'uburaya bari ngo none se akabari n'uburayi bihuje ute niba umuntu akora mu kabari akagenda oya hirwa reka nkubwire ntabwo abantu bose bakora mu kabari ari indaya sibyo mbabare ntabwo ibyo bintu nshaka kubyumva ngiye nafashe decision yo kugenda ndagiye none se wabonye akazi ko mu kabari ntabwo wagakora yizere ko wumvishe agaciro karenze kuba uri umukozi se nakaye uwo ni kubibona nkabivuga ariko ubwo nturyamana na birasa wowe njyamana na birasa kiriya kiremba cyanyu se urabona cyamarira iki subiramo numve ureka ibyo ugakora se ntabwo ataha ugakora ntabwo ataha okay hirwa hari abantu bakora ijoro urumva hakabaho n'abakora ku manywa wasanga yabonye atashye kare agahita ajya mu kandi kazi nkuko nakubwiye ngo bari abantu bakora mu kabari urumva baba bafite amakonegisiyo y'utundi tubari so wasanga ari akandi kabari kamuhamagaye ngo ajye gukora okay hirwa Monalisa arimo gushaka amafaranga sibyo bakaba byibuze bigushimisha ibyo ngibyo ntabwo ameze nk'abandi bakobwa hano basamye kuko yashaka amafaranga ashaka mu buryo bwinshi ariko ngiye buriya ibintu byo gukora mu kabari ntabwo mbishyigikiye noneho ureba no kugenda akarara adataye ibyo bintu ntabwo ngiye none se aradatashye mu kazi rwose hirwa okay hirwa buretse gato basi sibyo basi reka dukomeze tumushake nibyanga basi ari kugenda tumushake iki reka nigende oya hirwa ubu gusa ubu ngubu nyine ndagiye kwa Umwari okay oya buretse gato hirwa buretse gatoya umwari wawe undi ngo ubu mushuti najyaga numva avuga nize no kuza kumusanga imbaza ibintu nose nawe uramuzi uvuze ngo iki umunwa wanjye agasora inshuti yanjye umunwa wanjyaga kandi n'ikindi gihe ntukamamagara umbwira ayo manjwe yawe mama igihe kirageze ubu noneho nawe waza sawa wambabariye kuko wamburenga agenda ko iyo moda atari yo ndi okay hirwa ntabwo nakwemerera kugenda umeze gutya sibyo urahangayitse ushobora no kugera hariya moto ikakugonga nanjye byangiraho ikibazo hirwa nanjye ntabwo nuje kuba umeze gutya okay hirwa please hirwa wambabarira bigenda hirwa nyumva sibyo trust me nkumva iki ariko nkumva iki ngenda ku biko decision nafashe niyo kugenda ntayi ndakunda aho nkumva iki wambabariye waretse gupanika kweli sibyo umva umuntu ari saraza basi ngewe nyizera sibyo we ntabwo wabibonye ise yuko baturenganyije ntabwo wazatuvuganira n'ubuyobozi buje ariko reka mbabwire ibyirasambu ngiye buriya byambere amayobera uri kundi duvuga irasambu yari isanzwe ari yabahari none se ntayo uzi wowe imyaka umaze ahangaha ntayo uzi imyaka mahinze nako ndabyibutse ni yawe ahubwo uriya muhatanturi ntabwo ari wowe wari uri
ntabwo ariho nyine bari ntabwo nakwira ati imaze nk'amezi nkangahe numva muri minsi twagize ibibazo dutinda kujya kwahinga ariko twateguye mwese mwebwe mwumvaga kurwana aribyo biri buze gukemura kiriya kibazo si wazanye amahane se si wazanye amahane mbwira ngo yankuta kiriya kibando ibyo kurwana ndabigira ariko ndafiko nawe rero nahise wagira ngo tubigenze gute wowe ko wabonaga bari abantu ukuntu basaze wowe wagira ngo tubigenze gute iyo tutirwana abantu hari sambo nankubite nimba nankubitira imbere y'umugore basi se urata humura ntago bagukubise imbere y'umugore wongeye se ntago nakurwaniraga umva rata nkubwire sibyo basi urabyemeye ko uzatuvuganira abayobozi nibaza nzabavuganire uzatuvuganira nese uzavuganira abandi mwebwe nyine utamfata kumumena umutwe ariko rero buriya bari kubukoza amakosa akomeye cyane none se wo mumennye umutwe ntago byazarangira nawe bagufunga nyine nuko kwihanira bitemewe iriya cyacyo nka kimwe mu mutwe nakarakubuka nk'isa akamabwira ndabona ikibazo cyahana ese teta nibyo birimo kuberamo hano kunumva byancanze bosi wa hano ninde ushobora gukora ibyakuzanye ukava mu bugamba ahangaha ibyo ngibyo uri kubimbaza ibyo birakureba nise kumbwira nabi ndakubajije nsubiza ako tituzwe ibintu byose byaberagamo hano nabyumvaga nimba wabyumvaga uragira ngo ubikore iki kare yo mubwiye n'ikindi abantu b'abagabo bashaka kurwana kubera wowe wabyitwaramo ute koko barwana batarwana kora ibyakuzanye uve mu bugamba nyamara ushatse wanyumva umukobwa mugenzi wawe umva ntabwo ndi umukobwa mugenzi wawe twaje ahangaha gukora kora ibyakuzanye si ubundi bakuzanye ngo uzitsimbure kubyegeje umutima reka nkubwire sibyo ibintu ukora wabirangije ntabwo nabirangije nyine ndimo kubaza okay basi reka nkubwire uzi yuko numvaga ibintu byose byarimo hariya n'ibintu mbega n'ubushibiri ku rundi rwego bikurebaho iki nicyo kintu ndimo ndakubaza nose nkubwire ugeze ku rwego rwo kuryamana na boss muri office wa mukobwa wambabariye ukareka kunyongerera stress mu byakuzanye nagushinzwe kumenya ubuzima bwanjye n'ababosi bahana kora ibyakuzanye bakuzanye n'ubundi butsimbure cyangwa ugira iki simbizi kora ibyakuzanye uve mu magambo basi nega amatwi nkubwire sibyo kizakemurwa n'Imana ku kintu cy'amasambu ngemaze kubibona oya Rudolphe byihorere bizakemurwa n'abayobozi reka nkubwire ubutaka bwarenze nubwo cyaba ikiko kimwe cy'ubutaka ntabwo apfa kukimuguza uko yiboneye metero 2 nubwo cyaba ikiko cy'ubutaka ariko kuriya mugabo nawe bambwiye ngo araruga biteye ubwoba ariko se koko araruga biteye n'inkuba n'inkoko none atera umwaka ate we n'umwaka rawutare ko uriya mugabo nashaka batemwa ku kaza kuva yavukuze ko ataritawaza nzarinda mfana nyina musuje uriya mugabo atera umwaka wamusuje ntago twagiye gusura uriya mugabo ukuntu atera umwaka so umwaka wabugikora ahubwo niba uri gukora neza none uvuga ngo umwaka ureze akabyo by'umwaka ntabwo bikora muri leta y'Indabyo Rudoviko uramenye nzemera nishyuye n'umwavoka umwavoka so warwanya umwaka baho kwiki ntabwo yankora ubutaka bwanjye yewe ako ntago azadutwara ubutaka bwacu we upfa kuba ubyemeye ko uzatuvuganira oya reka mbabwire nzabavugana ariko ku mwaka usinzaba mpari barabanga amatwi ari mu rupfu ntabwo vuga vuba imbabarire bitumvira ahangaha teta akamubwira uziko abana bose bashaka ko barimo kudushuka bareba amasura yacu ukuntu turi beza wowe ukabigenderamo mu kigali ukitwaza bimwe by'ababosi ngo nyine by'amafaranga wicana muri office utazi ingaruka zishobora kuzaza hanyuma ufitiye muwe erega ndazigufitiye menya kuri umukobwa mugenzi wanjye teta no sagize ikintu cy'ukubaho urumva nakwishima umva nkubwire ibyishimo byanjye ntacyo bikurebaho kora wigaragaze wenda nawe urebe ko ari icyavamo ibindi byanjye hano ntabwo bikora niba udafite ibyo ukora ahubwo mbwire nkurebe n'ibyo ujya gukora erega teta reka nkubwire nyumva nkubwire urabona zino nzara dufite ino misatsi teta imyenda twambara natwe twabyigurira sibyo ntabwo abagabo bari bagomba kudukora buri kimwe cyose n'ababyeyi bacu bashobora kubidukorera kandi nyamara ushatse wanyumva ndabona banza kuko umenye ko uri kwangiza future yawe ejo bundi nuva hano se uzabaho ute bashobora kwaka akazi ko secretary bakagawa ku bujyanama ko mbona ari ibyo ushoboye mu byo nkora ntabwo bikureba ngiye nkubwiye iby'ingenzi kandi ubwo utabishira cyangwa wabyumva genda nasibaho ibyo ukora ubundi gusura kuko nta kintu bitumara reka nkubwire Rudoviko umugore waje ntabwo yari yakuye ntabwo yari agiye yagarutse se nitumeze ranye neza ari ikibazo tugifitanye n'umugore wanjye kindi uwo ni umwaka wa mbere none reka nkubwire umwaka wa kabiri agiye kuzamukubitisha inkuba uzasanga amasurujipe mu nzira ahangaha ariyo yandagaye umugore ndakira amagore y'umutero ubwo ahubwo ubwo nawe murakorana ntabwo dukorana ko ngende kuri amagabo ndamuzi umwaka usurarangira ko nagarutse mu rugo rwanjye umwaka urarangira nyine ugiye kubakurikira none ugenda uzagenda ugiye ntabwo ngubwo ni ariko Rudoviko
Rudoviko. Ndakumva. Aha, uramenye utaza kwikururira ikara ndetse rishyushye. Uriya mugabo ntabwo muziho. Eme, uretse kuba dukorana mu kazi ariko numvaga nshaka kukugisha inama. Mfite mushiki wanjye yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Yashatse umugore baratandukana, bapfuye ko umugabo ari ikiremba. Biza kuba ngombwa rero ko mu rwego rwo kugira ngo arinde icyubahiro cye asa n'undi mugore. Gusa uyu munsi biri kumubera ibibazo kubera ko uwo mugore yazanye ntabwo yumvikana na mushiki we. Ese ubaye wagira inama umuntu wamugira inama imeze ite? Ese wumva yakora iki? Nose boss, kuki adashaka kubivuga? Kuki umugabo adashaka kubivuga? So ntabwo mbizi ariko bitewe n'ukuntu twaganiriye wumva ko ari urwego rwo kugira ngo umuryango utamucisha mu ijisho. Aba baranyiboneye mwa. Reka ngwire bija. Umbwire iki? Umva reka nkubwire. Kiretse ko abantu tuba twacecetse. Nakora mwamuri gusakuza hara mu ariko mwahawe umwanya muri dagadura nta utabwejaguye. Agenda ariko tuvugisha ukuri. Ubundi zirambago aho zazi ntago hazi. Ingi zirambago zazi ntago hazi. Nzi siho zikiri. Oya. Ariko gashamo buretse gato. Nawe mbwizo kuri. Kuko umurima wabonye haragwari guri. Ubona nugwe aho guri. Noneho uzi ko twadikanyije bwa ejo bundi nuko yahagurishije. Urakavunderi. Uraniwe ubundi akenshi uyu mugabo nahoraga ndi gushwana nawe. Kavunderi nuko ari wowe wahoraga araduhuza. Ubu nawe yarigendeye akimara kuhatamira. None uragasayi wahaguze rero. Gasayi nawe mbonaga nawe zanteranya n'abantu. Nawe imbago zanje zabaga ziri hariya. Si wahabonye? Ni gute wambwira ngo njewe zivanye hariya ngo zijana hariya? Ngo ni njewe wabikoze mbikora bwahe? Kandi dore ikintu umva nkubwire waretse dore ikintu tsindisha wowe no kugira amagambo menshi. Uravuga ukavuga ariko tuvugisha ukuri. Ariko amagambo ntose umunwa si ugwanje. Ariko ntabwo ari amagambo n'ibikorwa. Ko nuko imbago ngo ari nshasha ngo zimeze ngo nk'izitewe ako kanya. None se kubera imbesi n'imvura itagwa ngo isuri zirandure kubera inkwangu izi jani hiti zitera hari azongere zimere nk'izimeze. Uretse gusakuza sha aguzishika ahangaha ntabwo turi mu rubanza rwaranye ariko urabyemera kuri mugabo wamurengereye cyangwa ntabwo byemera? Kandi dore gashamura nawe ntabwo nkikwizera murengerera he? Bose inama rero ari njyewe inama namugira pe nuko yabivuga akabohoka kuko urumva ukuntu abayeho mu buzima nyine butari bwiza nyine no kwifunga birashobora kumutera ikibazo akaba yanagira depression ariko ibyiza bivuze nyine yaba free ubuzima bugakomeza. Okay. None se uwo mugabo yarivuje kugira ngo icyo kibazo kibe cyavaho ariko kondisiyo arimo bari kumubwira ko yaryamana n'umukobwa kandi umukobwa ubizobereyemo. Ntabwo ndi bugiye kure, barifuza ko yaryamana n'umukobwa w'indaya kugira ngo byibura abashe kumenya nimba yarakize. Ese niyihe nama wakira umugabo nk'uwo kabisa ku buryo n'iki wumva yakora? Okay, ikintu numva yakora njye kumenya mbitekereza ndumva yaryamana n'umugore kuko kuryama n'umukobwa se ntabwo byava
ariko burya umugore wawe iyo mwashakanye urumva nyine wari umugore wawe urumva agiye kubyara n'umukobwa amuciye inyuma ariko njyewe ubwo inama namugira ukuntu mba byagenda neza ntacyo muzanze no kuryama n'umugore we sinzi ibyo mubwiye n'ibyo ariko njye nabyumvaga aramutse abikoze se bikanga oya ariko buriya yagerageza yabanza akaryama n'umugore we byakwanga ukabona gushaka indi nzira okay subira mu kazi sinakoze ariko bija reka nkubwire ikigaragara we n'impamvu yamaze kukubona ushaka kuri agasamba muri no quartier kandi k'imirima y'abandi ariko muje muri tonde ibintu by'ubutaka ntabwo umuntu azaza yavurikana n'ubutaka bwe ngo burundarunde muze muri ukumiragura burundarunda koko atinyuke kandi ahubwo mbwiye nabera ikiri masi nawe ni nabyo se ndi kumubwira ngo azambere umugabo aranga kize nigi kanze ndeba amatushu uganshirireho tumuhamagaye kugira ngo n'ukuntu huguza abantu munsi ndakagushyiraho nta na batiri irimo cyo ngaho yavuye mitese kubera ubusambo bwawe nyine uri telefone wasanga atari iyawe ako aba bazungu bo ntabaje barabikora ngo umuntu ahamagaye nabyamo abatiri ariko reka nkubwire bije iyo bije reka nkubwire nukomeza kwihimira cyo gushaka kwibana imirima y'abandi ukakomeza ugenda wimura imbago kuburiye sinzi uburyo uri kubikora ariko muje muranyitondera namwe muje muranyubaha numve ko nta muntu wafa kwitamira ibyagererwa ari uko yiboneye cyangwa uraroga ntabwo uroga ariko sha ariko bije ntabwo uroga none uzi ko yaragiye kuntwara metero 2 hanyuma kiriya giti hari irambago ahantu yari yahavuye ite ko aho twe tuyizi twese tuhazi abaturage bose ahantu yari bose barahazi yahavuye ite ko tuyisanze muri mo hagati ubu ninsi wenda asanga ari ikiri irambago bwera dore ka ago magambo ganyu niko nangaga situvuye hari abikiranutse ubu mugiye kugenda mu matamatama ngo bishyira bijambo reka nigendera bije ariko reka nkubwire ntangiye kugenda ngukemanga ajya kuyabagabo atanze ubonye ntuzi kuciye ahangaha bandi ntibacira hirya ntibagiye kwa murokore kurihuma nge nigire ku kabari kanje umva kamba kuri kire nsomeho nuko natsinze sindanywa kuju watsinzwe ariko rero na intuza ingisi umvase ingi guramugwegwe wawimuye biragaragara reka nigenda ariko amakuru nzatanga reka nutangura akantu nzabivugisha ukuri nawemuye muzaje murazimura nkanje amagambo giki kigabora cyavumbuye ko ndi kwiyibiririza umva mwa kanze ahubwo nibwo narigeze amafaranga narayibereje ahubwo sinzi impamvu mutigeze mubwira ko ngaho tumaze iminsi turi gukorera mu gihombo cyane kubera ko muri kampani ntabwo bimeze neza ariko kuva muri ino minsi biraza gusobanuka mama waje ryari ubuvuzi gakondo muganga matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura
detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari, oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze.